ibisingizo bihebuje dawe tubyinjiranye mu murwa wawe ahaganje amahoro tuje kugusanganiza uru rusange rw'amajwi mu ndirimbo tukubyinira tuje kugushengerera no kugukuza kugusenga no kugusingiza. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya 30 ukwezi kwa 4 2025. Turahimbaza abatagatifu Pio wa gatanu, Roberto wa Moremo, Joseph Kotolengo. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugeza kuri 26. Intumwa zikomeza gukora ibitangaza byinshi muri rubanda. Nuko umuherezabitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe bose, ari byo kuvuga bo mu gatsiko k'abasaduseyi, bashengurwa n'ishyari, bafatisha intumwa bazishyira mu buroko rusange. Nyamara muri iryo joro umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi z'uburoko, abakuramo maze arababwira ati nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda ayo magambo yose azabahesha ubugingo. Ngo bamare kubyumva mu museso binjira mu ngoro batangira kwigisha. Umuherezabitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe baraza, bahamagaza inama nkuru igizwe n'abakuru bose b'Abayisiraheli, niko gutuma ngo bajye gushaka intumwa mu buroko. Abagaragu baragenda ngo bagere mu buroko ntibabasangamo. Nuko bagaruka babwira bati twasanze uburoko bufunze neza n'abarinzi bahagaze imbere y'umuryango, ariko dukinguye ntitwagira n'umwe dusangamo. Ngo babyumve umutegeka w'ingoro n'abatware b'abaherezabitambo barashoberwa, bibaza uko byabagendekeye. Ariko haza umuntu arababwira ati dore ba bantu mwari mwashyize mu buroko bahagaze mu ngoro kandi bariho barigisha rubanda. Nuko umutegeka w'ingoro ajyana n'abagaragu be kuzana intumwa, ariko batazakuye kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana igendana n'abayikunda. Hari ubuhamya bwinshi dufite bw'abantu bakoze ibintu bikomeye bari mu buroko. Abantu babaye intwari banyuze mu buroko. Niba uri no mu buroko, menya ko ushobora gukomeza kubaho ukagira akamaro. Intumwa rero nazo zijyanywe mu buroko zizira izina rya Yesu. Hanyuma nijoro umumarayika wa Nyagasani arazibonekera ndetse arazitwara azijyana mu ngoro y'Imana, maze batangira kwigisha rubanda. Abantu bari bafite ububasha bukomeye. Hanyuma rero kandi uburoko burafunze neza n'abarinzi barahari. Hari ibintu Imana ikora bikarenga imbaraga z'umuntu. Hari igihe Imana igukorera igitangaza, wari kukwica akakunyuraho atakureba, wari kukugirira nabi akabikora bigafata ubusa. Mbese iteka Imana iducira akanzu. Iyo umuntu ahuye n'ibibazo by'ubuzima ibyo ari byo byose, Imana ibiteganya n'akanzu azanyuramo kugira ngo abisohokemo. Ntuzihebe rero, kuko inzira z'Imana ni uko nguko zikora. Yewe burya n'ibigeragezo nibikugeraho, uzabaza Imana icyo bivuga. Hari impamvu Imana izaba ibyemeye ko bikugeraho. Byanze bikunze bizakuzanira icyiza yenda nyuma. Hari n'igihe rero tugeragezwa kugira ngo byigishe abandi. Igihe hari ibigeragezo nahuye nabyo kera, ariko nyuma y'imyaka myinshi mbona impamvu. Kuko ibyo bigeragezo byanyigishije gutega abandi amatwi, byanyigishije kubabarana n'abababaye, byanyigishije kumenya Imana
kuko hari igihe tuba tuzi imana y'umunsi mukuru gusa yayindi idunda hari abantu bazi imana idunda nyine y'imiziki aho ngaho ibyina, ariko imana yo ku musaraba wapi ntibayimenye. Nguko rero rubanda babona ko abigishwa atari abantu basanzwe, hanyuma n'abatware baza kubatwara nyine baragenda, ariko bashobewe bahereza bitambo. Twumve ko abantu baza kubatwara bahereza bitambo ni abantu bo mu idini indani mo imbere, ariko ntibasobanukirwa, bashobewe, ntibumve ibyo Imana iri bikoresha aba bana bayo. Bavandimwe, dusabire abantu bayobora abandi, dusabire abatuyobora, haba mu gihugu, haba muri kiliziya, haba mu matorero yacu, tubasabire kugira ngo roho w'Imana bayobore, kuko uzasanga uzakurwanya azaba n'umuntu usenga, azaba n'umuntu wagombye kugufasha kugera ku yindi ntambwe. Ntibizagutangaze rero, kuko dore n'abahereza bitambo bashobewe. N'uyu munsi hari abashoberwa iyo bakubona usenga, bakavuga ati suriya yize he, uriya se azi iki? Abantu bize burya bagira imbogamizi zo guhura n'Imana yoroheje. Imana yatwiyeretse twebwe abaturage twese ba rubanda, ubu dufite amahirwe n'umunezero. Twebwe ba rubanda rugufi, twebwe ba rubanda rutize amashuri akomeye, bize ikiburamwaka, bize batize na materineri, kuko urumva ntabwo waba uri muri rubanda ngo warize za materineri. Abo bose Imana yarabiyeretse, turaha abagabo bo kubihamya. Natwe Imana ntabwo ari kutwibuka itatugirira neza, itabumugira neza. Warakoze Nyagasani Yezu kudusanga aho twari turi. Turazirikana Zaburi ya 33. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nguko Imana ikomeye iteye, aho umunyabyago atabarije niho imutabarira. Nyagasani akomeze atabare nawe akugereho. Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Yohani umutwe wa 3:16 kugeza kuri 21. Yesu akomeza abwira Nikodemu ati koko Imana yakunze isi cyane bigeza bitanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi. Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Dore urwo rubanza urwo ari rwo ni uko urumuri rwaje mu isi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Kuko rero ukora ibibi wese yanga urumuri kandi ntarwegere, agira ngo ibyo akora bitagaragara. Naho rero ukora iby'ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nikodemu rwose yarakoze kubaza Yezu iki kibazo, kuko byatumye Yezu adusobanurira uburyo bwimbitse. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwemera wese atazacika. Abandimwe, twarahiriwe kuko twamenye ubugingo, kandi ubugingo tukabuhabwa nta kiguzi, tutari beza. Imana yaduhamagaye tutari beza, mubyibuke buri wese. Nta wavuga ati njye nari ndukwiriye rwose, nari umuntu uburyo bwo kataraboneka. Reka twese twari abanyabyaha, yewe n'ubu turibo kuko turacumura, ariko Imana ntidusiga. Iyo Mana rero yaduhaye umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Imana ntiyohereje umwana wayo kuducira urubanza. Tujya dushaka ko Imana ihana abanyabyaha, ikabahana cyangwa se ikabateza ibyago bikabumvisha. Uzumva umuntu wakoze nabi, iyo agize ibyago aravuga ati Imana ihora ihoze. Bavandimwe, ariko Imana ntiyaje kuducira urubanza, ntiyaje kuduciraho iteka, ahubwo yaje kugira ngo tugire ubugingo bw'iteka. Dusabe Yezu aze mu buzima bwacu. Yezu ariko hari icyo adusabye. Dore urwo rubanza urwo ari rwo
banze Imana izaducira ni uko abantu Imana yabohereje urumuri bakigundirira umwijima, bakigumira mu mwijima. Buri wese yirebe, ni ikihe gikorwa ugikora uyu munsi, ukora buri munsi cy'umwijima? Ni ikihe gikorwa ukora buri munsi kugira ngo wirukane urumuri rwa Kristo? Urumuri twahawe muri batisimu benshi rwarazimye, ariko ejo bundi ku mugoroba wa Pasika twese twavuguruye batisimu ndetse duterwa n'amazi y'umugisha, tuvugurura batisimu yacu. Mureke twongere twivugurure, ducane urumuri kandi duhungire kure umwijima. Ukora iby'ukuri ajya habona, tugende habona. N'igihe tugenze mu ijoro nabwo tugende dufite rwa rumuri. Urumuri rwawe rero ni rwake kandi ntukazimye n'urw'abandi, kuko ubu ngubu dufite abantu banze urumuri ariko birirwa banazimye muri z'abandi. Niba uri mu bazimye muri z'abandi, sigaho utazabibazwa kuko wagushije umunyantege nke. Nyagasani akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.